Sinuyu twari dutegereje n'abantu Uwiteka yawuhaye umugisha duteranye twishimye ni kubw'aba bageni twishime tunezerewe tunabyine twishime tunezerewe tunabyine bageni bacu mushime rugira gushima nk'abanyibitangaza yakoze nk'abanyarubaraza yakoze nk'abanyarubaraza yakoze bageni bacu mushime rugira uwo wahanze mwembi ni ukwiriye gushima nk'abanyibitangaza yakoze nk'abanyarubaraza yakoze nk'abanyarubaraza yakoze Mana yacu tuzi neza yuko ukomeye ijya mbere kituzanye nuko gushima uyu muryango uvutse ni wowe ubikoze Satani aratsinzwe n'isoni Satani aratsinzwe n'isoni ndahamya neza ko muri ubu bukwe abamarayika baje gushimana natwe kuko Imana yashimye ubu bukwe kuko Imana yashimye iza bukwe kuko Imana yashimye iza bukwe ndahamya neza ko muri ubu bukwe abamarayika baje gushimana natwe yashimyiza gukwe kuko Imana yashimyiza gukwe Uwiteka Mana mbikindi tugusabye uduhere imigisha abantu bari hano by'umwihariko aba bombi bashinze urugo ubagere imbere mu byo bakora byose ubagere imbere mu byo bakora byose bageni bacu mushime rugira gushima nk'abanyibitangaza yakoze nk'abanyarubaraza yakoze nk'abanyarubaraza yakoze bageni bacu mushime rugira uwo wahanze mwembi ni ukwiriye gushima nk'abanyibitangaza yakoze nk'abanyarubaraza yakoze nk'abanyarubaraza yakoze
muzajya mureba izo mpeta zanyu, muzajye murushaho gukundana cyane. Ndabizi neza Uwiteka nawe azabafasha. Yabageneye ibyiza nimuhumure, yabageneye ibyiza nimuhumure. Ibyiza Imana yageneye abayikunda, ibibasesekazeho none n'iteka ryose. Ibyiza Imana yageneye abayikunda, ibibasesekazeho none n'iteka ryose. Ibyiza Imana yageneye abayikunda, ibibasesekazeho none n'iteka ryose. Ibibasesekazeho none n'iteka ryose.